rero nimukomere imitima mwubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Asa rero ngo Zera w'umunyetiyopiya aramutera ngo yari afite amagare menshi n'abayagenderamo, ingabo ze zari nyinshi. Asa ngo agira ubwoba, ariko ngo arangije atakambira Uwiteka, aravuga ngo Uwiteka nta wundi munyembaraga. Umva ibintu Imana ikunda. Imana ikunda kuvuga ngo nta yindi. Imana sifa kwa Mungu. Imana ikunda ko uvuga ngo nta wundi uhari, ntawe nabonye, ntawe numvise, nta nuwo nzabona, nta nibwira, ni wowe wenyine. Sifa kwa Mungu. Zaburi iravuga ngo nuburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Bikavuga ngo kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ngo ntizemera ko ibirenge biteguza, ikurinda nihunikira ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihorera maso ntisinzira. Imana ni umurinzi wo kwizerwa, ni igicucu cy'iburyo gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Naho ubona nta nzira, niko korari yaririmbye, ariko Imana izaca inzira. Nta bwoba bw'ibihari, nta bwoba bw'ibiteye, nta bwoba bw'ibihagaze. Mu maboko y'Isumba byose harimo imbaraga. Umucuri nukurayo amaso bizagucanga. Ujye umenya Imana Yesu, kandi iyo yakoreraga azaba ari uzakorera. N'ibindi yamubwiye ntari bujye kujyamo. Salomo amaze gukora ibyose yari yamubwiye, birimo guhora inzigo z'abanzi babo, abura ikindi yongeraho. Aragishaka neza arakibura, mu bwonko arakibura, yajya arebera yabo umutima ukamushiramo. Yareba abagabo b'Abisiraheli bari abajyanama ba Dawidi n'abamurwanyaga, ubwoba buramufata. Yareba Adoniya wagiye kwimika bikamucanga, yareba abatambyi bamujyanye kumwimika, ubwoba bukamufata. Yibaza ikintu yakora biramuyobera. Arangije yibuka ijambo se yamubwiye, aramubwira ngo ujye umenya Imana. Uwo munsi ngo afata amasengesho, ajya ku kanunga karuta utundi kitwa Gibiyoni, ngo ahatambira ibitambi 1000. Aravuga ati n'ubundi sintaha kuko igisubizo sindakibona. Yarose kabakura mu mwijima, kabashyira mu mucyo wayo w'itangazo. Paulo arabyandika bibwira Abakorinto, aravuga ngo ntabwo tugitekereza Yesu dutyo, ngo tumutekereze dukurikije amasekuru kuko twamutekerezaga mbere. Aravuga ngo ahubwo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose yabihindutse bishya. Abivuga neza, aravuga ngo byakozwe n'Imana yiyunze natwe kubw'umusaraba wa Kristo. Natwe yatubikije ijambo ry'umwuzuro, ngo bisa naho abantu Imana yingingira abantu muri twe ngo biyunge nayo, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi mbahaye ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ku bashyitsi nitwa Kanobana Jean Baptiste, hanyuma nkorera umurimo w'Imana hano ku itorero rya Kacyiru. Nshimiye Imana rero iduhaye umwanya kugira ngo dusangire ibyanditswe byera. Some ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11. Dusome duhereye ku murongo wa 33 tugeze kuri 36. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11, dusome duhereye ku murongo wa 33 tugere ku murongo wa 36. Aravuze ngo nta ukongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, abinjira babone umucyo. Murongo wa 34. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho iyo rirebye neza, n'umubiri wawe wose ugira umucyo. Ariko iyo ribaye ribi, umubiri wawe wose ugira umwijima. Witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wose uzaba ufite umucyo nk'uko itabaza
rikumurikirishiriza umucyo waryo. Amen. Munyemerere subiremo umurongo wa 34 n'uwa 35. Haravuze ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza, umubiri wawe wose ugira umucyo. Ariko iyo ribaye ribi, umubiri wawe wose ugira umwijima. Witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Imana itugire neza. Amen. Nagira ngo tuganire kuri iri jambo. Riravuga ngo witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Naho ngaho turi bugaruke cyane. Witonde rero umucyo ukurimo utaba. Yavuze ngo itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho iyo rirebye neza, umubiri nawo ugira umucyo. Ariko iyo ribaye ribi, umubiri nawo uhinduka umwijima. Amahitamo rero ni ukwitonda kugira ngo umucyo ukurimo utaba umwijima. Imana ishimwe cyane. Itorero rigira aho rikura umucyo. Abera, abantu b'Imana bagira aho bakura umucyo. Bivuze ngo uwo mucyo iyo uwufite ukwiriye kuwurinda. Biranumvikana ko hari n'abatawufite, kubera ko ikintu cyose kigira isoko. Iyo utageze ku isoko ntabwo ushobora kubona cya kintu isoko ikomokamo. Umucyo rero wacu ukomoka hehe? Icyo ni ikibazo cya mbere tugiye kwibaza. Yesaya yarahanuye mu gice cya 9, aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abagenderaga mu gicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Kavuga ngo wabishimishije ibyishimo biruta ibyo ku mwero w'amasaka, ngo ndetse wabishimishije ibyishimo biruta iby'abagabana iminyago. Aravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, twari buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese uhoraho. Haleluya. Umwami w'amahoro. Uwo niwe nkomoko y'umucyo wacu. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uwo niwe nkomoko y'umucyo wacu. Tumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1, haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Aravuga ngo ibintu byose byaremwe nawe, nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Bikavuga ngo muri we, sifa kwa Mungu, harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uvira mu mwijima, umwijima ntiwawumenya. Yaje mube abe ntibamwemera. Bibiri ikavuga ngo cyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mucyo wacu nta handi hantu turuka keretse muri Kristo Yesu. Aho ngaho muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni umucyo w'abantu. Imana ishimwe cyane. Uwo nguwo abonetse niwe wazanye umucyo. Kubera iki? Kuko mbere abantu bamaze gukora ibyaha, isi yuzuye ibyaha, ihinduka umwijima. Abantu bakifuza ibyiza bagakora ibibi. Ariko Kristo aje azari umucyo. Yesaya muhanura kera aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima yabirebaga nk'ibiri hafi, akabireba nk'ibyo yakiriye. Aravuga ngo abantu bagenderaga mu mwijima, sifa kwa Mungu, babonye umucyo. Kubera iki? Kuko Kristo yarabonetse. Nubwo yamubonaga mwiyerekwa, ariko yaramubonye. Aravuga ngo umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Yohana nawe agiye kumureba, agiye kwandika, aravuga ngo muri we, sifa kwa Mungu, haleluya, muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ngo uvira mu mwijima, umwijima ntiwawumenye, muri Kristo niho dukura umucyo. Yesu rero nawe yaje kubihamya. Somye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 12, yaravuze ngo ninjye mucyo w'isi, umuntu nkurikira ntazagenda mu mwijima, ngo ahubwo ngo azaba
cyo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Muririmbyi 121 niwe waririmbye aravuga ngo Yesu niwe mucyo wanjye, ngo amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko ndengera. Aravuga ngo amurikira inzira, amurikira inzira, nemera intege nke zanjye, nizera ko andengera. Aravuga ngo Yesu niwe nshungo yanjye, kuko yaramfiriye, niwe byiringiro byanjye, niwe wambabariye. Aravuga ngo kuko yaramfiriye. Haraho yageze aravuga ngo yishyuye n'imyenda yanjye, ngo angura amaraso ye, yanteguriye gakondo mu bwami bwo mu ijuru. Muri Yesu rero niho umucyo uri. Iyo umuntu yubuye amaso akareba kuri Yesu, ahishurirwa umucyo, kandi umubiri we wose ugahinduka umucyo. Ariko iyo amaso yawe arebye hirya ya Yesu, amaso yawe yabaye mabi, akareba mu by'isi, akareba mu bya bindi, umubiri wose ucura umwijima. Ijambo riravuze ngo nuko rero witonde, umucyo ukurimo utaba umwijima. Imana ishimwe. Uyu mucyo utugezemo watumariye iki? Iyo umucyo ugeze mu muntu umumarira iki? Umuntu yamaze kuwakira umumarira iki? Tumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 13 murongo 44 haravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu n'umurima. Ubwami bwo mu ijuru ngo bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Ngo umuntu arangije aragenda azigwaho, amaso ye avirwa n'umucyo, za zahabu arazibona. Ngo azibonye ngo aratwikira. Umunezero ngo umutera kugura ibyo yaratunze byose kugira ngo agure uyu murimo. Reka mbabwire, iyo duhishuriye umucyo witwa Kristo, duhishurirwa iby'ubwami bw'Imana, tukamenya ko ari ubutunzi bukomeye. Bibiliya iravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye Mose ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo ubwo yari amaze gukura. Ngo kuko yamenye neza, sifa kwa Mungu, ko kubabarana n'Abisiraheli ngo ari ubutunzi butagira akagero. Ngo kandi ngo abona yuko ngo iby'Abisiraheli bazaragwa, ngo ingororano zabo ngo ziruta iby'Abanyegiputa bose bahunitse. Wabireba ari mu mwijima yasanga atari byo, kubera ko Mose ntabwo yari umuntu uciriritse, yari umuntu ukomeye, yari umunyacyubahiro, yari ateye ubwoba mu Egiputa, yakoraga ibyo ashaka. Ariko ngo ahishuriwe umucyo umuviriye avuye mu mwijima, ngo yanze ibineza neza by'ibyaha, ngo kuko yatumbiraga ingororano. Haleluya! Abisiraheli bazaragwa kubera iki? Yaramurikiwe n'umucyo avuye mu mwijima. Pawulo abivuga neza, haravuga ngo ijari ndamu yanjye ngo nabitekereje ko ari igihombo, ngo kubera ubutunzi butagira akagero, ngo ari bwo kuronka Kristo. Aravuga ngo kubw'uwo, sifa kwa Mungu, ngo nahonje ibyanjye ngo ndetse mbitekereza ko ari amase. Kubera iki? Yaviriwe n'umucyo umunsi yajyaga i Damasiko, akubitana n'umucyo ahishurirwa Kristo. Amaze kumuhishurirwa ngo aramureba. Sifa kwa Mungu. Umucyo iyo tuwakiriye uduhishurira ubwami bw'Imana, tukamenya ubwami bw'Imana ibyari, bigatuma tugira ibyo twanga, tukagira ibyo twakira, kubera ko twahishuriwe n'umucyo. Imana ishimwe cyane. Cya kabiri, iyo twakiriye uyu mucyo, nabuze ijambo ndi bubivugemo, ariko muri bubyumve nyine, biduhindurira ubwoko. Duhinduka ubundi bwoko. Haleluya. Haleluya. Petero yarabyanditse aravuga ngo ariko mwebwe mwaviriwe n'umucyo, muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishanga ryera, n'abantu Imana yaronse, kabakura mu mwijima kabashyira mu mucyo wayo w'itangazo. Pawulo arabyandika abibwira Abakorinto, aravuga ngo ntabwo tugitekereza Yesu dutyo, ngo tumutekereze dukurikije amasekuru kuko twamutekerezaga mbere. Aravuga ngo ahubwo umuntu wese yari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, ngo dore byose yabihindutse bishya. Abivuga neza, aravuga ngo byakozwe n'Imana yiyunze natwe kubw'umusaraba wa Kristo, ngo natwe yatubikije ijambo ry'umwuzuro, ngo bisa naho abantu Imana yingingira abantu muri twe ngo biyunge nayo, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Imana ishimwe cyane.
Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Haleluya. Mucyo rero iyo tuwakiriye duhinduka ubwoko bw'Imana, duhinduka abana b'Imana. Haravuga ngo kera ntabwo mwari ubwoko, uhari abantu bibwira ko ari ubwoko. Reka da, nta bwoko ntabwo. Haravuga ngo kera ntimurakababarirwa, ariko none ubu mwarababariwe, ubu turi abana b'Imana. Yohana bivuga neza, aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunda rwatumye twitwa abana b'Imana. Aravuga ngo kandi ni nako turi, nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzamera ntikurerekana. Ubu dufite ukuntu tuzamera, haleluya, dufite ukuntu tubitswe. Ubu twambaye envelope, ariko hari umunsi envelope zizatuva twakira ishusho yacu. Kumuririmbyi yaririmbye aravuga ngo tuzambika undi mubiri udashobora kubora, Satani akorwe n'isoni, washakaga ko turimbuka. Ni impamvu ki zitera umucyo kuba umwijima? Murimo muranyumva? Hari ibintu rero umuntu avuga akaba ageze ku mutima w'ikintu. Munyumve neza, ntabwo ndi buvuge nyinshi nubwo ari nyinshi, ariko ndavuga wenda 2 cyangwa 3. Ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuntu yarakiriye umucyo ukaba umurimo, ariko hanyuma yabwo wa mucyo ugahinduka umwijima? Hari n'abavuga ngo gusa umucyo wahinduka umwijima. Yego, kubera ko twabonye impamvu ibitera. Impamvu naho ijisho rireba. Impamvu ya mbere ituma umucyo wari uri mu muntu uhinduka umwijima ni ukutita ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo icyakora dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera, bikavuga ngo muzaba mukoze neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza rimurika hacuze umwijima, rigakesha ijoro, rikageza aho ya nyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira. Bivuga ngo rero iyo umuntu atita ku ijambo ry'Imana, umucyo umurimo uhinduka umwijima. Ingero zirahari. Iyo dusomye mu gitabo cya mbere cy'Abami, tuhasanga inkuru z'umugabo witwa Salomo ntabwo yari umwami woroshye, yabaye umwami wa 3 wa Isiraheli. Habanje Sawuli, nawe byagendekeye nabi, nawe turaza kumureba nitubona igihe. Hanyuma hakurikiraho Dawidi. Salomo yaje ari wa 3 rero. Ise ajya gupfa, aramubwira ati mwana wanjye, hari ahantu ibintu biva, ntukajye ugira ngo ubu ndinze saza, hari ahantu isoko iri, uzerekeza amaso ku Mana, ujye umenya Imana ya so. Iyo yakoreraga azaba ariyo uzajya ukorera. Harabimubwira byose, buriya nubwo byanditswe kuriya. Yamuhaye amateka y'Imana, uburyo yamuvanye mu ntama, uburyo yamuzamukanye, uburyo yamurinze amacumu ya Sawuli, uburyo yamurinze inzara, uburyo yamukijije inkota y'Abimeleki umwami w'Igati. Arabireba byose, arangije aramubwira ati iyo ngiyo rero niho umucyo uri, nukurayeho amaso bizagucanga. Ujye umenya Imana ya so, kandi iyo yakoreraga azaba ari uzakorera. N'ibindi yamubwiye ntari bujye kujyamo. Salomo amaze gukora byose yari yamubwiye, birimo guhora inzigo z'abanzi babo, abura ikindi yongeraho. Aragishaka neza arakibura, mu bwonko arakibura, yajya arebera yabo umutima ukamushiramo. Yareba abagabo b'Isiraheli bari abajyanama ba Dawidi n'abamurwanyaga, ubwoba buramufata. Yareba Adoniya wagiye kwimika bikamucanga, yareba abatambyi bamujyanye kumwimika, ubwoba bukamufata. Yibaza ikintu yakora biramuyobera. Arangije yibuka ijambo se yamubwiye, aramubwira ngo ujye umenya Imana. Uwo munsi ngo afata amasengesho, ajya ku kanunga karuta utundi kitwe Gibiyoni, ngo ahatambira ibitambo 1000. Aravuga ati n'ubundi sintaha kuko igisubizo sindakibona, ngo aryama aho ngaho. Aryamye mu ijoro,
itabaza riraboneka. Sifa kwa Mungu. Imana iramwishurira mu gicuku ngo iganira nawe, iramubwira ngo Salomo uransaba iki nkakiguha? Salomo ngo arabibwira tumva rero, wagiriye neza Dawidi, muvana mu rugo rw'intama mugira umwami wa Isiraheli, kandi ukomeje neza ngo muyihaye umwana we, ariko uwo mwana atiraririye, ntabwo nzi iyo biva sinzi niyo bijya. None hari ikintu numva nagusaba umutima ujijutse, kugira ngo nzashobore gucira Abisiraheli imanza zitabera. Iryo jambo rigera ku mutima w'Imana, yumva Salomo rwose. Iramubwira ngo Salomo, ubwo utansabye ko abanzi bawe bapfa ntusaba ubutunzi, reka nkubwire nanjye nzaguha ubwenge. Nta nubwo yamubwiye ngo nguhaye umutima ujijutse. Icya kabiri, ndaguha ubwiza. Icya gatatu, ndaguha ubutunzi, kugeza igihe abazabaho n'ababayeho ntawe uzahwana nawe. Salomo aragenda rero. Uyu mugabo ntagabanye. Urubanza rwa mbere yaruciye ku bagore bapfaga umwana. Umwe avuga ati n'uwanjye, undi ati n'uwanjye. Salomo ngo arabwira ati munzanire inkota yanjye. Ngo arayifata, avuga ati mufata ko kana mukagabanya impagazi, ku buryo nta ruhande na rumwe ruruta urundi, maze mugabanya abo bagore bamujyane urusaku rushiri. Ngo akimara kuvuga gutyo, umwe ati yego, undi atoya mwana, mbabarira uwo mwana mumuhe amujyane. Salomo arabwira ati nta mubyeyi washaka ko batema umwana, uyu ntabwo ari nyina, ni mumuhe umufitiye imbabazi. Ngo Abisirayeli baravuga bati ni ukuri Salomo ni umunyabwenge, yakoraga ibintu byinshi ngo abantu bagatangarira ubwenge bwa Salomo. Ariko nubwo yari umunyabwenge, yibagirwa icy'ingenzi, ntiyita ku ijambo ry'Imana. Bibiliya ivuga neza, Imana ivana Abisirayeli mu Egiputa yari yarababwiye ngo nimuva mu gihugu, nimujya mu gihugu mugiye guhindura, hari ikintu muzitondera. Icya mbere, ntimuzashaka abagore babo, kugira ngo imitima yanyu itazoshywa, yamara koshywa mugasenga imana zabo. Icya kabiri, ntimuzanabashingire. Muramenye Salomo rero ntiyita kuri iryo jambo, kandi Imana yari yabivuze ngo nimubikora imitima yanyu izoshywa. Reka mbabwire ko ibyanditswe byera bifite ishingiro n'impamvu zabyo. Nutabyitaho ugashaka imirongo yawe ngenderwaho bitewe n'ibyo wumva wahagararaho, nagira ngo nkumenyeshe ko utazabura kuba mu mwijima. Salomo rero iminsi yarahise indi iraza, bukeye ngo yubakira ibigirwamana. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 11, kugira ngo nze gucunguza uburyo umwete nuko soma aya magambo ku buryo bwihuse. Igice cya 11, igitabo cya mbere cy'Abami, havuze hatya: umwami Salomo yabengutse abagore benshi b'abanyamahanga, udashizemo umukobwa wa Farawo. Kagira ngo wa Farawo ubwo yari umwisiraheli. Abamowabukazi n'Abasidoni n'Abedomukazi n'Abasidonikazi n'Abahetikazi bakomoka mu mahanga, Uwiteka yabwiraga Abisiraheli ati ntimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikiza imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo, arehejwe nuko yababengutse. Yari afite abagore b'imfura 700 n'abishoreke 300, nuko abagore be bamuyobya umutima. Salomo amaze gusaza, abagore be bamutwara umutima, agakurikiza izindi mana, bigatuma umutima we udatagitunganira Uwiteka Imana ye nk'uko wase Dawidi wari umeze. Kuko Salomo yakurikije Ashtaroti imanakazi y'Abasidoni na Milikomu ikizira cy'Abamoni. Ko niko Salomo yakoze ibyangwa n'Uwiteka, ntiyayoboka Uwiteka rwose nka se Dawidi. Bukeye Salomo yubakira Kemoshi ingoro ku musozi werekeye Yerusalemu. Kemoshi yari ikizira cy'Abamowabu, kandi yindi ayubakira Moreki ikizira
moni. Uko niko yakoreye abagore be bose b'abanyamahanga, bakajya bose imibavu bagatambira imana zabo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima we wahindutse ukayoba. Uwiteka Imana ya Isiraheli yari yaramubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikiza izindi mana, ariko ntiyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, nukuri nzanyaga ubwami bwawe mbuhe umugaragu wawe. Imana itugire neza. Salomo buriya yashaje bimeze neza. Byatewe n'iki? Nuko atitonze, umucyo umuhindukira umwijima. Icya kabiri gishobora gutuma umucyo w'umuntu uhinduka umwijima ni ukwiringira abantu. Kwiringira abantu. Yeremiya yaravuze ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu, akishima amaboko ye, mu mutima akimura Uwiteka. Biravuga ngo azahwana n'inkokore yo mu butayu, icyiza n'icyiza ntazakibona, azatura ku gasi ko mu butayu. Kubera iki? Kuko yiringiye abantu. Bibiliya itubwira umwami w'Abayuda witwaga Asa. Asa yimye ingoma. Amaze kwima ingoma arayobora, kandi ngo akora ibishimwa mu maso y'Uwiteka. Imana iramukunda Asa kuko ngo yashenye ibicaniro, asenya ibyo bari barubakiye Bayali. Niwe muntu numvise wakoze ikintu gikomeye, ngo yirukanye nyina ku bugabekazi. Kubera iki? Kuko nyina ngo yazanye ikigirwamana, Asa aragitema. Amaze kugitema aramwirukana, aravuga ati ntukazane ibi bintu mu Isiraheli. Ngo aramuca rwose. Murumva atari afite umucyora, ntako atari yagize no kuri kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yatubwira ngo Asa amaze gukora ibishimwe imbere y'Imana, Zera w'Umunyetiyopiya aramutera. Ndashaka kubwira abantu mu nyumva, nkunda kubivuga kenshi, ntabwo intambara zishobora kubura iyo umuntu akora imirimo myiza agakorana n'Imana. Ntabwo Satani azicara naho uwo muntu yaba ari kumwe n'Imana. Satani azagaba ibitero, ariko turashimira Imana. Imana ntiyanga ko Satani agaba ibitero, ahubwo Imana ifite imbaraga zo kudukiza ibitero. Rero nimukomere imitima, mwubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Asa rero ngo Zera w'Umunyetiyopiya aramutera, ngo yari afite amagare menshi n'abayagenderamo, ingabo ze zari nyinshi. Asa ngo agira ubwoba, ariko ngo arangije atakambira Uwiteka. Aravuga ngo Uwiteka nta wundi munyembaraga. Umva ibintu Imana ikunda. Imana ikunda kuvuga ngo nta yindi. Imana sifa kwa Mungu. Imana ikunda ko uvuga ngo nta wundi uhari, ntawe nabonye, ntawe numvise, nta nuwo nzabona, nta nibwira, ni wowe wenyine. Sifa kwa Mungu. Zaburi iravuga ngo nuburira amaso yanjye ku misozi, mbese gutabarwa kwanjye kwava he? Bikavuga ngo ku Uwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ngo ntizemera ko ibirenge biteguza, ikurinda ntihunikira ntisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihorera maso ntisinzira. Imana ni umurinzi wo kwizerwa, ni igicucu cy'iburyo gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro ukwezi ntuzagutinya. Naho ubona nta nzira, niko korari yaririmbye, ariko Imana izaca inzira. Nta bwoba bw'ibihari, nta bwoba bw'ibiteye, nta bwoba bw'ibihagaze. Mu maboko y'Isumba byose harimo imbaraga. Asa ngo aravuga ati nta wundi munyembaraga uvuna abanyantege nke ku banyambaraga babateye. Aramubwira ati Uwite, iki gitero tugiteye mu izina ryawe, nawe ntiwemere gutsindwa n'abantu. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arabyemera, amugabiza Zera w'Umunyetiyopiya, ngo aramurwanya aramutsinda. Asa ngo akomeza imirimo, ariko avuye muri iyo ntambara. Niba hari ikintu nkunda Imana kuko ivuga ibintu yabonye ibindi. Imana izi bizaba, niyo mpamvu z'ubuhanuzi. Imana izi bizaba, burya niyo mpamvu. Kandi ujye witondera ibintu wumvise, ntumugahinyura ibihanurwa, ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi witwa Azariya mwene Odedi ngo ahura nawe, aramusanganira. We ntiyari yagiye mu itabara, aramufata aramusanganira.
ngo aramubwira ngo nimwumve yemwe Abayuda, nawe mwami Asa, Uwiteka ari kumwe namwe, nimuba kumwe nawe, nimumushaka muzamubona, ariko nimumuta nawe azagira gute? Azabata. Ni nko kubabwira ngo nimumuhangaho amaso azababera umucyo, ariko nimuyajyana hirya muzaba mu mwijima. Imana itugirira ubuntu. ngo Asa arababwira ati muze dushaka Uwiteka, ibintu byose birakomera. Kabiri uwitwa Basha umwami w'Abisiraheli ngo yajyaga mutera, aravuga ati ariko ibi bintu byo guhora ntera, reka nkwereke icyo ngiye gukora, ngiye gufunga amayira. Ajyayo nubaka inkingi, nubaka igikuta, abantu bazanaga amakoro kwa Asa be kuzasubirayo. Bariya abantu rero ibintu bapfaga, iyo ahantu Imana yabaga iri niho bayobokaga, kubera ko bagiranaga isano. Umwe nubwo yayoboraga mu majyaruguru, undi akayobora mu majyepfo, bamwe bakitwa Abisiraheli abandi bakitwa Abayuda. Ariko iyo bagiraga ibihe byiza mu Bayuda, Abisiraheli barakonkobokaga. Noneho rero umwami w'Abisiraheli agahora ashwana nabo, avuga ati mujyayo, bakajyana amakoro. Rero aravuga ati ngiye kubaka urusika. Ngo aragenda azana ibiti, azana amabuye, azana ibintu byose, aravuga ati ndahubaka, nzareba aho muzanyura. Asa ngo abyumvise, abona nta mbaraga afite zo kurwana na Basha. Amaze kuzibura ngo abura uko abigenza, ngo aragenda, umva ijambo ribabaje, ngo ajya mu nzu y'Imana, ngo afata iby'igiciro byose, izahabu zari zirimo, ifeza zari zirimo, ngo arabiterura byose, ngo abishyira Benihadadi umwami w'Isiriya. Ngo aramubwira ngo urabizi ko tugirana umubano, iryo yihohora ryanyu rizabatera ku mwijima ucura mu mitima yanyu. Mureke kwihohora, Imana y'amaboko iracyahari, iyadutabaye iracyafite imbaraga. Sifa kwa Mungu. Iracyahari, wijya kwihohora. Oya wikwihohora igihe kigutera kwihohora. Ngo ufate iby'igiciro byawe, nurangiza ujye kubihonga. Fata iby'imbaraga byawe, nurangiza ujye gushaka abantu bo kugutabara, ntago bari bukurengere. Imana idufashe cyane. Nawe uhonga ni bamwe mu banzi bawe. Wihonga umubiri niwe mwanzi. Isi nta mpongano wayiha, yakwereka ko ikurengeye ariko ishaka ahandi guteze. Iby'igiciro byawe bigumane. Gumana ubwami bwo mu ijuru, gumana ubwami bw'Imana. Asa ngo aragenda abwira Benihadadi, aramubwira ati rero urabizi ko rwose tugirana umubano, nta kintu dupfuye, none nagira ngo unyemerere, ndakwinginze rwose, reka umubano wari ufitanye na Basha hanyuma umutere. Benihadadi yarabonye bose nta nshuti yari irimo, n'ubundi bo baravukanaga, byari bisanzwe niwo kubwira umuntu ngo tera mukuru wanjye, ibyo se byari bimutwaye iki? Ngo amuzanire iby'igiciro byose, undi ngo arabifata, arangije atera Basha. Basha nawe ngo aratsindwa, reka kubaka, ibintu biratungana. Hezekiya ngo aragenda azana amabuye, azana n'ibiti ngo byose bari bagiye kubakisha, agira ngo ibintu birakemutse. Bukeye ngo witwa Hanani bamenya ngo arazinduka, asanga Asa, aramubwira ngo niko ingabo za Zera ntago zari nyinshi. Aramubwira ngo niki cyatumye wiringira umwami w'Abasiriya ukimura Uwiteka ntumwiringire? Aramubwira ngo umva rero, ikikubayeho niki bizatuma umwami w'Abasiriya gukira. Hari abantu bafite ibintu bibanesha ariko batarabitewe n'ibindi, babitewe nuko babihongeye iby'igiciro byabo. Aho bakuraga imbaraga barabihonga, bareka amasengesho, bayasimbuza ibindi bintu, bareka gusoma ijambo ry'Imana, bajya mu binyamakuru, bareka kwirinda, barasamara. Ibyo by'igiciro bamaze kubitakaza rero, byagutsindiraga imbaraga z'umubiri wawe. Uyu munsi uzagukira umubiri. Byagutsindiraga kuba umunyamagambo, uyu munsi amazimwe azagutsinda. Hari ibintu waneshaga kubera iby'igiciro hari utu, none uyu munsi kubera ko wabyimuye ugafata iby'igiciro byawe ukajya kubihonga, bizagukira. Niyo mpamvu abantu bafite ibyaha bisigaye bibatsinda, kandi mbere barabitsindaga. Kubera iki? Barabihongeye. Bigana abanyamahanga, barabihongeye. Bigana abo bari baravuyemo, barabihongeye. Aho batasangira gubara
umva bizagukira. Imana idufashe, ntabwo mfite umwanya wo kubitsindagira cyane. Arangije rero Asa aho yakumvise n'imiburo y'Imana ngo ace bugufi, kubera ko umwijima wari wamufashe, ngo afata Hanani. Arangije ngo aramukubita, amaze kumukubita ngo amushyira mu nzu y'imbohe. Yamuhoraga iki? Uzasanga hari abantu bafite abantu baciriyeho iteka, ngo bigize abakiranutsi da, ngo wagira ngo ijuru nibo baritanga. Ko bari bakuburiye, bakubwiraga iby'ijambo ry'Imana rivuga, bakwibutsaga Imana iguhamagara uko yaguhamagaye, bakwibutsaga umunsi waza guhunga uko waje usa n'ibyo wiyambuye ko wongeye ukabigarura. Uwo mwifato ko utari uwusanganywe kuje nanone ko wongeye ukawujyamo, ubwo ibyo bigutere kugera naho ubasabye. Ngo amukubita mu nzu y'imbohe. Icyo worora n'umwijima ntuzabura kugufata. Bibiliya iravuga ngo Asa arwara ibirenge, ngo birabyimba, kajya bihera hasi bikagera mu mavi, arishima biranga. Ngo ajya mu bavuzi, birangije ngo biramwica kuko atiringiye Uwiteka. Imana idufashe cyane. Icya gatatu gitera abantu kumuca uhinduka umwijima ni ukwivanga. Ubu hateye ibintu bivuga ngo hose barasenga, hose bagira bate? Ibyo bya hose rero bizabereka, ibyo bya hose bizatuma umucyo wari ukurimo. Dufite abantu babanaga n'Imana bakagira ibihe bihereranamo n'Imana, Imana ikabaha igishushanyo mbonera cy'iminsi yabo izaza. Uyu munsi nabo barajya kubaza ahari umuhanuzi, bazize iki? Ese Imana yarimutse ntigihari? Ntabwo igishobora se kubereka ibyo yabereka, ishobora kubaganiriza ibyo yabaganirizaga, ariko kubera ko bimuye Imana bakajya mu kivange, byatumye Imana yimuka. Bundi umukristo aba akwiriye kumenya igihe cye. Muranyumva? Atakimenya akajya kukibaza, kajya imbere y'Imana akabaza ngo mbese ko mbona ibyago binyisukiranyaho ni iki kibitera? Yasanga ari ibigeragezo biza, agatindana n'Imana yibwira ngo Mana rero ubwo washimye ko nyura muri ibi bigerageza, ndakwinginze uzandengere nzamukemo nesheje. Nkuko Yobu yavuze, aravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntacyo umutima wanjye uzashinja nkiriho. Mu ntambara ze zose yarinze asoza. Kubera iki? Yamenye igihe cye. Uri ryari buriya? Uri ryari? Ibikuriho byatewe n'iki? Imana idufashe. Bisiraheli rero ngo Imana yajyaga ibarwanira intambara bazi nizo batazi, niko yarwanye na Baramu na Baraki. Ngo ariko ikintu yashingiragaho yaravuga ngo ubu n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabaranwa mu mahanga. Kubera iki butabaranwa mu mahanga? Ngo muri bo nta gukiranurwa, nta kuraguza, nta bupfumu, nta gusambana, nta bizira byari bibarimo. Bibiliya ikavuga ngo Imana ibajyana, sifa kwa Mungu, ifite amaboko nk'ay'imbogo izabajyana. Sifa kwa Mungu. Kubera iki? Bari abantu bitandukanije, bari abantu badasa n'abandi, ariko buretse Baramu abagira inama yo kubavanga. Bamwe batangira kurya intonorano ngo basenga Bayali, barasambana, mugiga yabishe yonyine, nta muntu bateye inkota. Kubera iki? uko bavuye mu mucyo bakajya mu mwijima. Hari ingaruka rero zo ntago nzivugaho cyane, igihe kirageze. Ingaruka ya mbere, iyo umuntu umucyo wamuhindukanye umwijima, iya mbere Imana iramuca imukatira urubanza kiriho. Bene Eli baririmbye, Imana yaravuze ngo nzabica
kandi gupfa kwabo ntabwo bizaba ari igihano cya Isiraheli, bizaba ari ikimenyetso cy'igihano. Ibwira avuga ngo iwawe nta muntu uzarama, bazajya bapfa bakenyutse. Ikindi mbirukanye ku meza yanjye. Aravuga ngo nuzarokoka agasa nawe azaba uwo kukubabaza, atuma usubiza amaso mutwe. Imana yamubwiye amagambo akomeye ngo azajya aza imbere y'uwo nitoranirije ngo amubwire ngo wampaye akarimo kugira ngo mbone agatsima. Kubera iki ibintu bakoze bibagirwa umuco w'Imana, basubira mu mwijima, basenga ibigirwamana, ngo barasambana, bangiza ibitambo by'Imana. Imana irababara, umubabaro w'Imana iravuga ngo nanjye nzawubatura. Kurya ubabaza Imana hari umunsi izabikugarurira. Hanyuma ikindi, Imana irakuguranira. Ibyari bikurimo bizanwa n'umucyo bivamo, hakaza ibindi bintu bizanwa n'umwijima. Nuko rero witonde umucyo ukurimo. Sawuli twavuze umwami wa mbere wa Isiraheli yanze kumvira Imana. Imana ikajya imubwira ibintu akabyanga, ikamubwira ibintu akabyanga. Irangije amubwira iti ubwo wanze kunyumvira nanjye nanze kuba ku ngoma. Muzi ikintu Imana yamukoreye? Yaragiye ngo ifata umwuka wari umurimo. Sawuli yarujujwe, ntimuze kugira ngo Sawuli yari umwami w'umubiri, yarabanje aruzuzwa. Nusoma Bibiliya uzakubwira uburyo yimitswe. Ikimenyetso cya nyuma cyamubwiye ko yatoranijwe ngo abe umwami nuko yahuye n'umutwe w'abahanuzi agahanurana nawo. Niko Samweli yamubwiye ngo nuhagera nawe umwuka w'Uwiteka arakuzaho. Sifa kwa Mungu. Nurangiza uhanurane nabo. Ariko hanyuma yanga kumvira Imana. Imana yavuga ngo nanjye nanze kuba hehe? Ku ngoma. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo Imana yamuvanyeho umwuka wayo, wa wundi utera ibyishimo, ngo imuremera umwuka umuhagarika umutima. Ubundi itorero nta bihumuriza rigira bihabwa n'abantu cyangwa igihe. Ibihumuriza by'itorero bituruka mu Mana honyine. Niyo mpamvu umukristo ubuzima bwe bwo guhumurizwa niwe wenyine, muri we haturuka isoko. Niyo mpamvu Yesu yavuze, aravuga ngo mugore nyizera, yabwiraga wa Musamariyakazi, aramubwira ngo unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha azamuhindukira isoko. Sifa kwa Mungu. Ya mazi y'ubugingo itemba muri we ikazamugeza ku bugingo buhoro. Ntabwo rero dukeneye ibihumuriza biturutse hanze. Buriya niyo wabitubwira ntibyadufata, ariko hari isoko y'ibihumuriza ituruka mu mucyo witwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Sawuli rero ngo Imana imusigira umwuka wo kumuhagarika umutima. Ubundi ngo bakabona maso yaba bikundi arahuma, yabaye mbese urazira iki? Habaye iki? Nta kidasanzwe, ahubwo umucyo wari ukurimo wahindutse umwijima. Hanyuma rero nagira ngo dusenge. Aza kubakereza nanjye kubabwira ngo witonde rero umucyo kurimo utaba, kandi biraterwa naho werekeza amaso. Nuyerekeza mu isi birakubana umwijima, nuyahanga kuri Kristo urahe kubera umucyo. Ndashaka ko dusenga rero. Irembo ryera TV.